neza iyo telefone nisomere za nkuru za therwanda.com. ugira ngo ni inkuru za therwanda.com gusa haditse n'akandi akanyarajisho ni ikiganiro cya therwanda.com. nabundi rero kadiha buriya kintu ari kinzanye navumbuye ikintu raseka uzi ko buriya uzi igihe twumvaga ngo twasomaga ya nkuru ngo perezida Paul Kagame n'umugore we Jeannette Kagame ngo bari kwiyama abantu ba YouTube yajekeje nabwo kuri YouTube ya Paul Kagame yo inanditseho n'izina rye Paul Kagame ubwira ibikiviyana sibizi baramutse bazifunze sinzi niba izasigara kuko bakasira zo bo bazita gukundu wayifunguye hari kuzamo ubwo turasoma inkuru zaho tu ndanakwereka rwose n'amafoto niko bimeze rwose ntangaje burya ni ubucuruzi ngo ni ubucuruzi buriya ababanga nyine ni nka za butike abantu bagira amashyari undi muntu agize akabutike iruhande rwagatangira kabura nabi akabuze ijisho ku bakiriya binjiriwe akaba ari nako ameze arashaka kwiharira ahari iyo gahunda ya YouTube bya bintu uvuga ngo ni byuzi harya ngo ni byuzi ngo bibarwa ngo bikinjiza buriya agomba kuba ari ibyo yashatse ko bareba byitwa byuzi byitwa iki ngo ni vuzi ubwo rero urumva yikije izaba idamange akarazira izi zose zibizi ariko buriya abafunze bo ntiyazishyiraho iza akazongera kuze simbizi yashoboka Rukadi kugira ngo ndakubeshya se dore ngiyi rebera amafoto niwe neza kandi YouTube yanditse ngo Paul Kagame sinzano rero ngo bari atangira avuga ngo dore uko byifashe isiko ndabagira ngo amazimisa arwaye maze igihe yaruhutse mwaka wose wowe utamubona ngo yije kuri amateleviziyo yo kumva amaradiyo kwiyitaho yambwira abantu ko u Rwanda rwacu ni nka kugera hasi kundi bayi ikintu icyo ari cyo cyose kimeze nk'umwobo gifite abundi aho kigarukira twaragiye turamanuka tugera hasi aho icyobo kirangirira tubura ahandi twamanuka dutangira kuzamuka rero twarazamutse twavuye mu cyobo turi hejuru yacyo ariko kuzamuka ni ibihoraho ni ibyangombwa twifuza gukomeza kuzamuka muri buri kintu cyose mu biki rero mu kubaka igihugu turazamuka mu kubaka igihugu cyacu urumvise bakundi bari ubwoba nkaho ari nko kubusa kuri zeru nkaho nta kintu ababangirije bakoze aho ibintu bihera muri 94 hamwe bavuga ngo si itararemwa ejya no gukabya nawe none se basanze imihanda ihari ya kaburimbo stade Amahoro yari ibibuga by'indege stade Amahoro bajyaga bayijyamo ku birori ikibuga cy'indege cya Kanombe amashuri se na za kaminuza byari bihari amavuriro amavuriro yari akomeye yose muri Kigali amazu y'imitungo y'Kigali byinshi byerekana ko kabya rwose yenda tuzamuka urabona ko warafashaka kuba kwintu bera muri 94 maze kuvuga ko mbere nta kintu cyabaga twari dufitemo abubaka n'abasenyi kwa kuntu navuga umuntu
azamuka ava mu cyobo hari abo mwarimu uri kumwe nabo muri icyo cyobo bo bagakurura bamanura hasi bagira ngo twese twibere muri icyo cyobo. Batubayemo turabazi, bake bari hano muri bo, abenshi muri abo baragiye bafashe inzira barigendera. Abanza munanyira urabyumviye nawe ngo bakiva ku ndiba y'urwo ngo buriraga hari abakuru babasubiza hasi ngo bamwe bari hano mu gihugu abandi baragiye hanze. uko singa batabire Victoire na babandi bitwa Bantaganda Bernard. Aya n'abantu bari muri system umwe muri niko babyita abo bafatanya kuva mu rugo mu byose bigomba gushira aba bandi baroza kabuye twibukira kuri tombora erikave nabyawe kontena by'Iremera ibibazo babikagamo abantu abo basanzemo igihugu naho se ba general Muhire uriya bobo Muhire ari mu gihugu ntibayutse kumufungana na general Bingira basanze mu kabari mu gacupa byaba se no kwa babuze bishyura ngo no kubera guma mu rugo ushaka guheza Bizimungu uriya undi wabaye president yarapfuye cyangwa muri Bibiliya ngo ahacecekerwa buriya ngo Bizimungu niyo agiye gutembera gushaka kubivuga kare batamumenya urabona ko hari abantu bikiriwe ntibazi ubwenge abana babo bari kwiga ntacyo babaye cyangwa uko bikwiye tuzashaka undi muntu se ureba ku rugero nk'abantu bagumyemo bamwe yagiye abarya gahoro twariyubatse ubwo rebuka majoro kiza gusitini simuzi ntaho zereka berase naho abantu ntamuzi yego ugiye kureba bagiye gahoro byo namenyaga bavuga cyane nka bariya twavuze agenda barya gahoro agenda bafite ishingiro nta kibazo rwose ariko aho bagiye hose nta n'umwe rutoki umeze neza kurusha uko yagiye, nta n'umwe. Niba hari uwo muzi muzambwira, nta n'umwe byahiriye. Bamwe bari abaminisitiri, abandi bari abayobozi b'ingabo, ba generali. Abantu bameze batyo bageze hanze babura icyo bakora ya hasi kurusha uko bari bameze bari hano. Rero kati none urumvise avuze kuri bari abantu ngo bagiye hanze none se umuperezida unnyega abaturage be ayobora ngo barakennye ngo bayeho mu buzima bubi, nta cumbi nta n'igaburo ngo bahabwa, ngo kereka kubihabwa n'ibinyoma n'ibitutsi bya no gukabya no gusebya, mbese ubona arimo gucumura. Ndetse none se yageze hanze arakabya. Ubuze imiryango hano mu gihugu itunzwe n'abantu bari hanze muri COVID-19 ko buriya batabaho abantu bajya kurya mu miryango ufite abantu bari hanze nibo babohereza akantu. None se hari n'abantu bubakiwe benshi n'abantu bari hanze, abanyeshuri benshi bahirwa n'abo bantu. Hari umujenerali ntacyo babaye, ahubwo urebye buriya ariya n'amakosa ubona ko baseka ngo bakarasira. Ubu se we kugira ngo ntiyagombye gukurikiranwa n'ariya magambo mabi, buriya ribu yakagombye gufunga iriya YouTube
politiki cyangwa mu mibereho. Umukuru w'igihugu ajyanwa mu nkiko se. Umukuru w'igihugu inteko iramuhamagara agasobanura ibitagenda, ishinga amategeko. yabura mbese yabona kwisobanura bimunaniye akanegura. Ibyo ahandi bibaho. Nawe nawe urakabya ukanyagwa. Oya niko bimera. Ariko se buriya ahubwo buriya ntibamukubita nk'ishinga kwa kundi bakubise wa wundi w'amakoroni. Abyo ni urugomo. Bigombye kunyura mu mategeko. Kugira ngo bajye hanze babone n'icumbi cyangwa babone ubagaburira, bafite inkuru y'ibinyoma batanga ijyanye n'isuku imeze. Bakajya hanze ibihugu byo mu Burayi bitwa ngo biteye imbere, bitwa ngo bifite demokarasi, bitwa ngo bifite uburenganzira bwa muntu, bakagenda batwaye inkuru ivuga ngo aho bari bari mu Rwanda nibyo barwaniraga, u Rwanda rutagira ibyo byose. Rukadi aho barahumvise batangiye kuganya abanyarwanda abayobora avuga ngo ni uko isi iteye. Iyo ni batabishaka nawe avuga ngo bahuje bamere nabi bagenda barabitega ngo bagire icyo barya, ngo bagafatanya n'amahanga bakavuga ngo bifuza ubwigenge na demokarasi, ariko igitutu bamere nabi. Reba ababyeyi bagena abageze uzi ko yicuza icyo bigiriye abo basanze ba nyiri ibyo bihugu mama wambyaye. Abantu bafatanya n'amahanga bamushyira ku nkeke rimwe bita ngo ni peresha. Uva uko avuze ngo washaka ngo yacisha make ngo tukabana. Mbese yavuga ngo abantu bishwe n'inzara batagira biriya ni nkaho bajyaga batubwira ngo inkotanyi zifite imirizo. Icyo gihe kiva n'amatwi maremare atendera byarangiza ngo bazifashe igihugu zabaga zabashyize kuri peresha none bakazisebya. Nk'uko nabo abo bantu bari hanze baba bamumereye nabi bagatangira n'imihirimbiri bagira icyo barya ngo mbese amateka yisubiramo bamere nkatwe. Umva Yaviya iby'iyi YouTube birekeraho ntawe wabivamo iby'iyi YouTube ya Kagame. Nsomere mpuzade Rwanda ni ntahe urazikunda nazigezeho nsubire mu rugo. Ibanza kuri rwanda.com hari inkuru igira iti Kagame mu gufatira kurwara abarwanya ubutegetsi bwe ntiyabuze no gushimangira ko bo n'amahanga bamugeze ku buce. Ni inkuru yo kuwa 15 Kamena 2021 yanditswe na Albert Mushabizi. Ubwo inkuru ko bifitanye isano n'iyi YouTube twarebaga. Ayo mwanditse tubyumva kimwe Albert Mushabizi. Reka turebe uko yatangiye avuga. Aravuga ngo Perezida Kagame yagiranye ikiganiro n'akabavuga rikijyana bo mu karere ka Musanze. Twari babivugiye Musanze ko Musanze. Reka twirebere inkuru ikurikira. Uganda Rwanda baritana ba mwana ku musirikare wa Uganda wafashwe n'ingabo z'u Rwanda. Ni inkuru kuri 13 Kamena 2021 kuri rwanda.com ikaba yanditswe na Frank Steven Ruta. Ibyo byabereye kandi narangire ku mupaka y'u Rwanda n'Uganda. Ubwo byagize bite? Uhuza cyane kana Gisoro. Byagize bite Via? N'umusirikare w'Uganda bashimuse
kuri rwanda.com hari inkuru igira iti u Rwanda rwashyikirije Uganda umusirikare wayo rwari rwafashe. Ni inkuru yo kuri 13 Kamena 2021 ni wa wundi nyine. Inkuru ikurikira igira iti kuri rwanda.com Antoine Amfre ushimagizwa na FPR yemejwe nk'ambasaderi w'Ubufaransa mu Rwanda. Ni inkuru yo kwa 13 Kamena 2021 yanditswe na Beni Barugahare. Kuri rwanda.com nanone hari indi nkuru ivuga ngo Rantos Foundation irasabira ibihano abategetsi babiri ba leta ya Kigali. Ni inkuru yageze kuri rwanda.com ku itariki 12 Kamena 2021 yandikwa n'umunyamakuru Albert Mushabizi. Ubwo muri bande? Abangabo ngo ni Johnson Businge ushinzwe ubutabera akaba n'umuvugizi wa leta, na Colonel Jano Buhunga yakuriye ikigo cy'ubugenzacyaha ari cyo RIB. Hariya nyine ngo wenda ngo bazira gushimuta Rusesabagina. Haturende inkuru ikurikiraho kuri Rwanda ni inkuru igira iti leta ya Kigali yongeye kotswa igitutu cyo kurekura Paul Rusesabagina. Ni inkuru yageze kuri Rwanda ni kuri 12 Kamena 2021 n'umunyamakuru Arnaud Kakuba. Dore ni inkuru nanone kuri rwanda.com. Tuzanye inzego zikomeye kandi zikorera rubanda. Tuzarinda umutekano kandi duhumurize abanyarwanda bose. General Java Antoine. Uyu mujenerali ko namuzima wo dufite se. Haye ni wacu ni wafereni. Wanyu abari afande wanjye utabyitambikamo. Ko Viana ntukagarura ibyo bintu rwose jye umenya ko ukeneye ngo uzambere se abana banjye. Ukajya ugarura ibyo bintu. Rokadi. Reka tugarukire kuri inkuru. Gusa urabyumviye nawe ntabwo waruzi ko perezida yagira YouTube. Ahubwo uyu munsi wakoreye ikintu cyiza. Wamishuriye ibintu bishyashya ntarinze Viana we. Naberabutswe niba sinabigurisha. Ese buriya abandi baperezida bagira YouTube nabo? Ubyiboneye se? Buriya n'abandi barazigira. Hajya simbese. Mbonye yuguye. Nanzi ko YouTube ari ibyo gucururizaho. Nk'ibya bakarasira. Nanjye niko narembeze. Sinarinzi ko n'abaperezida babigira Viana we. Ngaho rero. Gitangaza. Reka dusezeraneho. Yego. Ubwo naho butaha Viana. Yego. Ndabo nzayiguha utaha. Ngaho. Yego.